Amahoro muryango wanjye, amahoro mbifurije, nyabifurije nk'uko Yezu ayabaha, nk'uko Yezu ayatanga. Nimugire amahoro. Nkomeje kubashimira mwebwe mwese abakurikirana ibiganiro byacu, nkomeje kubashimira mwebwe mu bishyikiriza abo mubona byagirira akamaro. Kandi nkuko iyi chaîne yitwa Ibyahishuwe Line TV, yo mujeho nuko buri gihe hari akantu gashya byibura kamwe muzajya mujyana muvanye muri buri kiganiro. Uyu munsi rero cyangwa se muri kumwe, ntabwo ari uyu munsi, muri kumwe n'umukoranabushake, umuvandimwe wanyu, umusangirangendo, Muderi Ascension. Mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima kwibumbira hamwe turi abavandimwe. Uwo ni umuririmbyi wa Zaburi y'I33 umurongo wa 2. Abavandimwe rero Yezu twifuzamo nabahe, nuko ukuri n'urukundo bigenda biri kumwe, ukuri kukaba umurinzi w'urukundo, kandi nanone ukuri kukagenda guherekeje urukundo. Ngibyo ibiba byiza mu maso ya Yezu Kristo. Ngaho abavandimwe Yezu yifuza ko twatunga muri twebwe n'urukundo n'ukuri biherekeranyije. Ninde wangize umurinzi wa mwene mama, cyangwa se kwigiza nkana, nibyo tugiye kureba uyu munsi. Kenshi abantu bambaza umutima nama icyo ari cyo, ubwo natekereza nese ukwigiza nkana, ariko reka tubyibazaho twihuse. Umutima nama ni icyicaro cya Yezu muri twebwe. Aho niho hera aturinda ikibi, aho niho hera adutoza gukora icyiza. Umutima nama rero ni icyicaro cya Yezu, nta kundi nawusobanura. Ubwo rero icyiza ukora, kuko ariko ababyeyi babikwigishije, ni byiza komeza ugikore. Kandi ababyeyi nibubahwe bakigisha abana ikinyabupfura, ariko icyo ngicyo ntabwo ari cyo kizagukiza. Icyiza ukora kubera ijisho ry'abandi, ry'abaturanyi, ni byiza komeza ubikore. Abaturanyi nibubahwe batuma udenduka inyamaswa, ariko ibyo ngibyo ntabwo bizagukiza. Icyiza ukora kubera ko ugikuye mu idini, ufite ubwoba bw'uko abo musengana bakureba gutya, cyangwa se pasiteri, padiri bakufata ukunuku, icyo nacyo ntikizagukiza. Ariko nanone bikuraho ko mvuga ngo idini niryubahwe. Nicyo cyiza kandi ukora kubera ko ufite ubwoba bwa polisi, bwa daso n'abandi bakozi ba leta. Ibyo nabyo ntabwo ari byo bizagukiza, ariko ntibikuraho ko mvuga ngo ubuyobozi nibwubahwe. Icyiza cyo muri urwo rwego rwose, byose maze kuvuga babyita ubwangamugayo. Ubwangamugayo si umutima nama gusa, ubwangamugayo ni ngombwa kandi bwubahwe. Umutima nama witwa umutima nama igihe ikintu cyose ugikora ugikorera ko wamenye Yezu. Ikintu cyose ugikora ugikorera ko utinya Yezu. None se ko muri 94 abenshi tutumviye umutima nama, uyu munsi byaba bimeze bite? Reka dusome amagambo dusanga mu ntangiriro 4, umutwe wa 4 umurongo wa 9, aho bavuga, Uhoraho abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari hehe? Undi ati, simbizi, mbese ndi umurinzi wa murumuna wanjye? Aya magambo tuyakoresha kenshi. Aya magambo nagiye nyatekerezaho kenshi. Aya magambo namwe muzaye muyatekerezaho kenshi. Umuvandimwe wacu ari hehe? Tutigije nkana nk'uko hano Gahina bikora. Aya magambo nanone tuyasomye ku buryo twasomye Zaburi yo hejuru, nababwira yuko ikibazo cyavutse hano hagati ya Gahini na Beri
ni ikibazo dufite n'uyu munsi mu matorero cyangwa se muri kiliziya zose, ni icyo kwibaza niba ukwemera gukiza cyangwa se urukundo rukiza. Urukundo rwonyine ntirukiza, n'ukwemera konyine ntigukiza. Ibyo ngibyo ubifiteho impaka, ibyo biramureba, ntabwo ari uko nguko mbizi, si nuko nguko nabihishuriwe. Aha rero Gahini kubera ko yari umuhinzi, mwibuke yuko umuhinzi mukuru cyangwa umubibyi mukuru ari Yezu, abiba hehe? Mu murima. Uwo murima ni iki? Ni kiliziya cyangwa se itorero. Ubwo rero niba Gahini yari umuhinzi, nuko Gahini nawe yari umwigisha wo mu rwego ubwo navuga rwa mbere. Abera akaba umushumba, twanabivuze mu biganiro byashize. Kuba ari umushumba ni ukuvuga yuko we yigisha akanakurikirana ubushyo bw'Imana, cyangwa se yarakurikiranye ubushyo bw'Imana mu rwego rwo kubahesha umugisha. Hari Gahini ushinzwe kwigisha ukuri, ariko hari Abeli wigisha akanahesha umugisha. Uhesha umugisha turi mu rwego rw'urukundo, uwigisha turi mu rwego rw'ukuri. Aha rero ni ukuri kwari kwigaritse urukundo, ni nayo mpamvu babigereranya no kumena amaraso. Ngira ngo twanabiganiyeho bihagije, ariko muri ino minsi turi mu gihe cya Pasika, cyangwa se turi no mu bihe bya Pasika y'Abanyarwanda, nzabigarukaho ku buryo buhagije. Gusa ku buryo bworoshye dufate yuko barwanye bapfa ishyari, nubwo tubirebye nk'uko twasomye Zaburi yo hejuru, ni urukundo n'ukuri biba bitakigendana. Ni ukuri kuba kwigaranzuye urukundo, ari nabyo hano Gahini ashushanya. Uyu munsi rero abashaka kumenya niba umutimanama wabo uhagararize neza, uhagaze ureba Yezu Kristu, hari ibibazo tugiye kwibaza kugira ngo twihute. Ese turamutse tutekereje neza, twiteguye kuvuga ko ukuri turimo uyu munsi, ukuri duhagazemo uyu munsi, kurengera abantu bacu, kurengera umuryango wacu? Aha rero ntitube nka Gahini ngo adutize umunwa tuvuye ngo ninde wadushinze bene mama. Ese uyu munsi twiteguye kurengera inyungu z'abaturanyi, abaturanyi bacu, kugira ngo duhamye ko twemeye Yezu? Cyangwa Gahini aradutiza ijambo natwe uyu munsi? Ese twaba twiteguye kumva akababaro ku muyisilamu cyangwa undi muntu utakibasha gusenga, hitwaje ko atera urusaku muri karitsiye aho akorera cyangwa asengera? Cyangwa turaba nka Gahini tuvuge ngo ninde wadushinze ibya bene mama, ibya bene data? Ese twiteguye kwitandukanya n'abatuyobora na leta na za leta igihe cyose bitatira urukundo n'ukuri dusanga muri Bibiliya cyangwa tubwirwa na Yezu? Ubwo mu yandi magambo, igihe cyose bari kure y'ukuri n'urukundo twigishwa n'Imana na Yezu twayobotse. Gahini ntadutizwe zijwi, nubwo akenshi duhurura cyangwa se tukumva ko leta iruta Yezu, leta ziruta Yezu. Muvandimwe, guma mu mwanya wawe, guma mu mwanya w'umutimanama wawe, aho Yezu agutegereje ngo akwigishe ukuri, akwigisha urukundo. Umunsi ku munsi uko tugenda tujya kure y'urukundo, niko tuba tugenda tujya kure ya Yezu. Umunsi ku munsi uko tugenda tujya kure y'ukuri, niko tuba tugenda tujya kure ya Yezu. Kandi uko tujya kure ya Yezu niko duhinduka ibisimba, kuko byo nta mutimanama bikoresha. Iyaba uyu munsi twakundaga tukumva ijwi rya Yezu rikomangira mu mitima yacu, maze tukava mu mashyari, tukava mu binyoma birenze imivugire, kugera ubwo twibeshya natwe ubwacu. Iyaba twumvaga ijwi rya Yezu tukava mu nzangano, iyaba twumvaga ijwi rya Yezu tukava mu bwibone ndetse no kwisenga birenze.
twaba beza nyamara tubishatse. Yezu tugirire impuhwe kandi uduhe urukundo rwawe. Mugire ibihe byiza.